Ese witwa Betty cyangwa hari umuntu uzi witwa Betty? Ese wigeze wibaza aho iri zina ryakomotse cyangwa ubusobanuro bwaryo? Murakaza neza kuri Betty Talks Africa, aho tuganira ku mazina, inkuru n'ubumenyi bishobora kugufasha kumenya byinshi. Izina Betty ni izina ry'icyongereza, rikaba ubugufi cyangwa se impine ku izina Elizabeth. Iri zina Betty ryatangiye kuba impine cyangwa se ubugufi bw'izina Elizabeth guhera mu mpera z'ikinyejana cya 17. Nk'uko tubibonye ko izina Betty ari impine cyangwa se ubugufi bw'izina Elizabeth, Elizabeth ryo ni izina rikomoka ku izina rya kera ryo mu Baheburayo Elisheva, rikaba risobanuye ngo Uwiteka niwe ndahiro yanjye. Nubwo abantu benshi bakunze kuvuga ko ba Betty bafite ibibaranga byihariye, harimo ko ba Betty bakunze kurangwa n'urugwiro, ko bakunze kwita ku bandi cyangwa se muri rusange bakunda abantu, ndetse ko ba Betty bakunze kuba abantu babizerwa. Ariko reka mbibutse ko izina ntabwo ari ryo rigena umuco w'umuntu, kuko buri muntu aba afite aho yavukiye, imico yakuranye, mbega sosiyete yakuriyemo muri rusange. Ni muri urwo rwego tutahita tubyemeza neza 100% ko ibi ari byo bikunze kuranga ba Betty. None se wowe witwa Betty cyangwa uzi umuntu witwa Betty, urumva ko ibi bakunze kuvuga ari byo biranga Betty uzi? Tubwire muri comment. Unatwandikira izina wakwifuza ko tuzagukoreraho ubutaha. Murakoze.